Umuhanzikazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yitwa Ishimwe Vestina, yamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Uyu nguyu Ishimwe Vestina wigaruriye imitima y'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi batari bakeya, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Yasabwe ndetse anakwa n'umukunzi we, uyu nguyu yitwa Idrissa Jarike, mu birori binogeye ijisho byahuje inshuti, abavandimwe ndetse n'ibyamamare bitandukanye, abo mu muryango n'abandi bashyigikiye intambwe aba bombi bateye. Ubwo ndavuga Idrissa ndetse na Ishimwe Vestina. Munyemerere ngaruke kudushya tudasanzwe twaranze ibi birori by'aba bantu babiri, ubwo ni Ishimwe Vestina na Idrissa Jarike. Ni ibirori wabonaga ko binogeye ijisho, ni ibirori wabonaga ko biteguye neza cyane ijana ku ijana rwose. Munyemerere ngaruke kudushya twaranze ibi birori. Ese byifashe bite? Ni ibiki bidasanzwe byakorewe muri ibi birori? Ndagira ngo mbive imuzi n'imuzingo. Reka mbonero nkubwire ngo kura subscribe ku Byegeranyo Empire, wibuke kuri no kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ishimwe Vestina yahaye impano muri Ndahabi Irene, usanzwe ari umujyanama w'itsinda Vestina na Dorcas. Ngira ngo uyu nguyu Irene muri Ndahabi ni umunyamakuru ukorera ikinyamakuru cyitwa MEI Empire gikorera ku rubuga rwa YouTube. Uyu nguyu Irene muri Ndahabi ni nawe wagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo aba bahanzi babiri, aba bahanzikazi, ubwo ndavuga Vestina na Dorcas, kugira ngo babe bamenyekana. Harimo akaboko gakomeye cyane k'uyu munyamakuru muri Ndahabi Irene. Vestina rero mu birori bye byo gusaba no gukwa yahaye impano ikomeye cyane uyu nguyu Irene muri Ndahabi, harimo impano y'inkoni ndetse n'ingofero. Amuhereza na kado ipfunyitse neza, amushimira rwose ku buryo yabafashije mu birori byabo bigiye bitandukanye. Uyu rero muri Ndahabi Irene ni umwe mu bantu rwose bagarutsweho n'uyu nguyu Vestina, aramushimira byimazeyo bitewe n'ubufatanye bagiye bagirana n'uburyo yagiye abafasha mu bintu bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, dore ko Ishimwe Vestina yahaye impano umuhanzi witwa Chris Easy. Uyu ni umuhanzi wigaruriye imitima y'Abanyarwanda batari bakeya, by'umwihariko abarizwa muri Giti Business Group, dore ko uyu nguyu Chris Easy nawe ni umuhanzi w'inshuti magara n'uyu nguyu Ishimwe Vestina, dore ko Ishimwe Vestina yamuhaye impano ikomeye mu by'ukuri, kuko uyu Chris Easy ni umwe mu bantu wakoreye indirimbo nyinshi cyane. Ubwo ndavuga indirimbo z'amavideo kuva bakwinjira mu muziki, dore ko uyu Vestina na Dorcas kuva bakinjira mu muziki, uyu nguyu Chris Easy ni umwe mu bantu bafashije cyane uyu nguyu rwose Ishimwe Dorcas rwose nawe ntabwo yigeze abatenguha, yamuhaye impano, aramushimira cyane, amushimira uruhare rwe mu muziki w'aba bantu uko ari babiri. Si ibyo gusa, mu gusaba no gukwa Ishimwe Vestina yahaye impano murumuna we Kamikazi Dorcas. Uyu nguyu Kamikazi Dorcas nawe ni inshuti magara y'uyu nguyu Vestina, dore ko bakoranye n'umwuga wo kuririmba, bakabana mu byiza, bakabana mu bibi, bakabana abantu babavuga neza ndetse bakabana abantu babavuga nabi. Uyu nguyu rero Ishimwe Vestina yahaye impano ikomeye cyane uyu nguyu Kamikazi Dorcas, amushimira uburyo yamubaye hafi, amushimira uburyo yagiye amufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Nshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, nagiraga ngaruke kuri aba bantu muri utu dushya tudasanzwe n'izi mpano zidasanzwe zatanzwe mu birori bya Ishimwe Vestina, wamaze mu by'ukuri kuba umugore cyangwa se umufasha wa Idrissa Jarike. Mu by'ukuri reka mbifurize urugo rwiza kandi mbabwire ngo Nyagasani azakomeze abane nabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndabashimiye cyane.